nuko kubona ibiryo byo kuyagaburira biraduhenda cyane. Uwiringiye Odeta ni umuyobozi wa koperative Isugi ikora ubworozi bw'amafi mu byuzi biri mu murenge wa Kinoni mu karere ka Burera. Odeta we kimwe na bagenzi be barimo na Twizerimana Jackson ukora ubworozi bw'inkoko muri aka karere bavuga ko kuba ibiryo by'amatungo babikura mu tundi turere usanga bibagusha mu gihombo kuko ngo kubigeza aho bororeye bibatwara amafaranga menshi. None ikindi kibituma amafi yacu ataboneka ngo abe ageze ku rugero abaturage bose buri muturage aje uko yashaka buri munsi ayarye, nuko kubona ibiryo byo kuyagaburira biraduhenda cyane kubera nabwo bituruka i Butare bivayo kutugeraho biratugora cyane, transport ni cyane. Niyo mpamvu tubura ibiryo byo kugaburira amafi noneho tukagira umusaruro utari mwinshi cyane. Ikiraro cyajya gifite ubushobozi bwo kwakira 10 by'igihombo, nabwo inshuro nyinshi babyavuye mugasanga ari igihumbi na hagati ya 500 bitewe nuko ndi kubona situation n'isoko rihagaze n'umuhanda gutwaramo inkoko byoroshye. Nk'ubu bigoranye kuba wazana inkoko ni ikibazo gikomeye. Ibaze nimba nta kazi imbaraga ngiye gukorera muri Rulindo kandi wacu mfite ibiro byakira 10 nkajya gukodesha sadi mafaranga njya gushora cya kiraro cyanjye kirimo ubusa kiri gusazira ubusa. Ibyo kurya ntabyo tubibona biduhenze bikava kure. Ubwo rero uko kuva kure haje yuwishoboye. Amafi ntabwo yabyibuha atarya, arya bukeya ntabwo yabyibuha kuko ibyo kurya ntabyo. Igisubizo kirambye ngo cyavugutirwa iki kibazo nuko muri aka karere ka Burera ngo hakubakwa inganda zitunganya ibiryo by'amatungo bityo bakajya babibona hafi. Ese tubonye aho inganda zigira hino cyangwa bacuruza ibiryo by'amafi hino hafi mu majyaruguru tukaza tubigurira hafi, amafi yaba menshi. Uwimana Jean Bosco rwiyemeza mirimo muto we wagerageje gushora imari mu gukora ibiryo by'amatungo muri aka karere ka Burera avuga ko kubera ubushobozi buke ndetse n'ihenda rya bimwe mu byo bakoramo ibiryo by'amatungo usanga adahaza isoko ryifuza ibi biryo by'amatungo. Mu mbogamizi rero duhura nazo cyane ndabona turacyari bato ugereranije, nta mafaranga menshi tuba dufite ku bijyanye n'igishoro mu guhaza isoko riba rihari. Binahura na bwa buryo navuze bwo guhinduka ku kirere, usanga yenda atari muri sezo cyane nko kubona bya bigori kandi ari byuze gukoreshamo ku kigero kiri hejuru. Za soya navuze zihenze ku isoko kandi nabwo ziboneka kuri sezo runaka, ugasanga biri kugenda biraba imbogamizi mu bijyanye no gukora ibiryo by'amatungo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Burera, Mwanango Theophile umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko nk'akarere ka Burera bafite intego yo gushishikariza abikorera gushora inganda muri aka karere zikora ibiryo by'amatungo. Rero ni umuhigo dufite wo gukomeza gukwirakwiza hirya no hino ahaboneka ibyo kurya by'amatungo, yaba amatungo maremare ndetse n'amagufi. Muri rusange kugeza ubu aborozi b'amafi bo muri aka karere ka Burera ibiryo by'amatungo bayagaburira babikura mu karere ka Huye. Ni mu gihe aborozi b'inkoko bo babikura mu turere twa Musanze na Rulindo, gusa nabwo ngo bakagorwa no kubigezwaho bitewe n'iyangirika ry'imihanda. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.